bavandimwe nkunda, Yesu Kristo akuzwe. Icyumweru cyiza, twongeye guhurira kuri iyi gahunda yo gusangira no kuryoherwa n'ijambo ry'Imana. Tugeze ku cyumweru cya 18 mu byumweru bisanzwe by'umwaka wa Kiliziya. Tumaze iminsi dusangira umutwe wa 13 w'ivanjiri uko yanditswe na Matayo, aho muri ibi byumweru byose twakomeje gusangira imigani Yesu yagiye acira rubanda kugira ngo basobanukirwe n'ingoma y'Imana. Uyu munsi rero byahindutse, Yesu yahinduye inyigisho, kuko ivanjiri y'uyu munsi iratubwira uko Yesu yatubuye imigati agatubura n'amafi. Ariko nk'uko bisanzwe ntabwo twabasha kwinjira mu ivanjiri uko yakabaye, ahubwo turahitamo ibintu bitatu bishobora kutugirira akamaro mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ikintu cya mbere twigira muri iyi vanjiri ni ukuntu Yesu yagiye ahitaruye kugira ngo asenge Imana. Yamaze kumva inkuru mbi yuko umubyara we Yohani Batista bari bamaze kumwivugana, hanyuma yumva ko agomba kwitarura rubanda akajya hiherereye kugira ngo aganire n'Imana se. Natwe rero twibaze, muri za shuguri za buri munsi tujya tugira igihe cyo kwitarura rubanda, kwitarura urusaku kugira ngo tubashe gusenga, tubashe kuganira n'Imana. Kubonera umwanya isengesho nicyo kintu cya mbere twigira muri iyi vanjiri ya none. Icya kabiri twigira muri iyi vanjiri nuko Yesu yitegereje rubanda, bari benshi cyane, hanyuma akabagirira impuhwe. Muvandimwe rero, nawe aho uri hose wumve ko Yesu akureba, akakwitegereza kandi akakugirira impuhwe. Iyo akwitegereje aguha n'ibyangombwa byose wakenera kugira ngo urugendo rwawe rumugana rukomeze ruryoshye. Ibyo tugomba kubyishimira. Wumve ko Yesu akwitegereza, kandi Yesu nakwitegereza wibuke yuko nawe ugomba kwitegereza bagenzi bawe, ubarebana indoro y'urukundo, wigire ku Yesu Kristo. Kenshi na kenshi abantu ntabwo twitegereza, ahubwo dukunda guturumbura, tugakunda gukanura amaso. Ahubwo kuri Yesu, twigire kuri Yesu kureba, kwitegereza bagenzi bacu, tubarebana indoro y'urukundo rw'ivanjiri. Icya gatatu twigira muri iyi vanjiri nuko Yesu yabajije abigishwa bati, ese mufite iki? Nimwebwe mugende mubagaburire, mubiheho ifunguro. Hanyuma baramubwira bati, dufite imigati 5 n'amafi 2 yonyine, kandi ntacyo byamarira imbaga ingana itya. Niko kubabwira ati, muzane. Barabimushyira rero, Yesu arabitubura. Muvandimwe rero, icyo ufite cyose, cyaba gito cyaba kinini, gishyire Yesu, aragitubura kugira ngo kigirire akamaro wowe ubwawe, Kiliziya, umuryango we, ndetse n'umuryango w'abantu muri rusange. Ntihagire rero icyo twikubira, ahubwo dushyire byose dufite Yesu Kristo, azabitubura kugira ngo abashe kumara inzara, abashe guhembura abantu benshi, abigirira nyine ingoma ye. Dukomeze rero tugendane bavandimwe, buri wese atega amatwi uwundi, kandi tuvome imbaraga mu isengesho igihe twitarura ibigenda bituyobya muri iyi si, hanyuma tukitarura ibyo byose kugira ngo tubashe gusenga Imana, twigira gusenga kuri Yesu Kristo. Hanyuma nituba dusenga, muri iryo sengesho tuzakuramo imbaraga zo kugenda, kandi nitugenda tugana Yesu, Yesu azatwitegereza, atugirire impuhwe.
natugirira impuhwe azaduha nyine n'imbaraga, azatwongerera imbaraga kugira ngo tubashe kugenda tumugana, hanyuma tumushyire ibyo dufite byose kugira ngo abitubure, abyongere, kugira ngo amare inyota n'inzara rubanda rumugana. Mukomeze rero mugubwe neza nk'uko bisanzwe, mugende murebe ivanjiri uko yanditswe na Matayo ku mutwe wa 14 kuva ku murongo wa 13 kugeza ku 21. Ushobora byose nabaho umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Icyumweru cyiza.